kutanyurwa, kutaba amaso, kudasubiza amaso inyuma, kutamenya aho mwavuye, kwibagirwa bishubije abantu inyuma. Abantu bibagiwe yuko barwaye amavunja, abantu bibagiwe yuko baraye ku misambi, abantu bibagiwe yuko baburaye bakabwirirwa. Inda nini itumye abantu bishakira inzira, inda nini itumye abantu batagishima Imana, inda nini itumye abantu basigaye batura mu kinyoma, inda nini isigaye ituma abantu babeshya ngo Imana iravuze itavuze. Inda nini itumye abantu bishakira inzira, itumye abantu inda nini itumye abantu bava ku mwami. Abantu itera bikitwa ngo ni iterambere, bari gusiganwa n'isi, bari gusiganwa n'igihe, bitumye abantu babeshyera Imana, bitumye abantu batukisha Imana, bitumye abantu basebanya, bitumye abantu babeshya ngo Imana iravuze itavuze, bitumye abantu batura mu kinonyoma, bitumye abantu bibagirwa aho Imana yabakuye, bitumye batarigeze batunga telefone, batunze simate. Izo simate bari kuzibeshyiraho, izo simate bari kuzitukaniraho, bitumye abantu bibagirwa gushimira, bitumye bari bageze mu gihe cyo gushima Imana, bari bageze mu gihe cyo kwibuka. Ndababwiye ngo bahanuzi nimugarukiraho, ndababwiye ngo bavuga butumwa nimugarukiraho, ndababwiye ngo bapasiteri nimugarukiraho, ndababwiye ngo bashumba nimusubize amaso inyuma, murebere Imana aho yabakuye, nimurangiza murararame mushime, kuko n'ibitari bizabikora. Yakoze byinshi bikomeye ku buzima bwanyu, ariko muribagiwe. Mu mwanya mwakabaye mwicaye mu mashimwe, mwanya mwakabaye mushima, mu mwanya mwakabaye mushima kibakuye mu bumayibobo, mu mwanya mwakabaye mushima kibakuye mu makode, mu mwanya mwakabaye mushima kibakuye mu ntindo, mu mwanya mwakabaye mushima kibakuye mu buraya, mu mwanya mwakabaye mushima kibakuye mu byaro, mu mwanya mwakabaye mushima kibambitse mwari mwambaye ubusa, mu mwanya mwakabaye mushima kibahaye ngo ntazo mwari mukwiriye, mu mwanya mwakabaye mushima kibahaye ababyeyi ntabo mwari mufite, mu mwanya mwakabaye mushima kibagiriye neza. Munaniwe kunyurwa, ikinyoma nicyo cyimitse imbere, ntago mugishima Imana, ahubwo murarara mushyushya ubwonko, mwibaza aho muri butekera imitwe. Muribagiwe aka kanya, mwaravugaga ngo uduhaye n'umwenda twashima, mwaravugaga ngo uduhaye n'inzu yo kubamo twashima, mwaravugaga ngo uduhaye n'inkweto mwashima, mwaravugaga ngo uduhaye na telefone twashima. Mugeze ku mataci, none niyo muri gutukaniraho, none niyo muri kubeshyeraho. Mwarayasengeye iminsi 5, mwarayasabye iminsi 10, mugeze ku macano niyo muri gusebanyirizaho. Mwarasabye YouTube mukarara amajoro, mukarara mu mazi, none nibyo bibabereye igitutsi. Munaniwe kwibuka no gushimira. Maze narababwiye ngo ibyo byose ngo Imana yarambwiye bizamera nk'uko mubona expired y'imigati, ni mwuko umugati utawuhongera, kuko ntago mushaka kumva, muribagiwe, ntimushaka gushimira, muribagiwe. Ariko mukomere inshuti zanjye, muhagurutse neza, muri gukora mwacuzwe. Imana igiye kubagirira neza, mwebwe muri mu mwanya w'ukuri, hari ibigiye gusenyuka mureba, mwebwe muri mu mwanya. Nimukomere Imana, ntimugire ubwoba, Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Murakoze inshuti zanjye, muri kumwe na Berwa TV. Nk'ibisanzwe tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusome muri Luka, dusome Luka 9 n'umurongo wa 15. Haravuga ngo babigenza batyo, barabicaza bose, yenda ya mitsima 5 n'ifi 2. Arararama, areba mu ijuru, arashimira, arabimanyagura, abiha abigishwa be ngo nabo babibashyire abo bantu. Nuko bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira busigaye bwuzura intonga 12. Nakire neza ijambo ry'Imana. Mbazaniye iri jambo rivuga gushimira muri duke. Uyu ni Yesu umwana w'Imana. Uyu ni Yesu umwana w'Imana. Igihe izi ntumwa ze, dusomye muri Luka, igihe izi ntumwa ze zamubwiraga
ngo dore burije kandi dutuye mu kidaturwa, sezerera abantu batahe kuko nta byo kurya bihari. Ariko Yesu arababwira ngo nimubicaze. Baramubwira ngo dufite amafi 2 n'imikati 5, ngo mbese twabagaburira gute? Yesu arababwira ngo nimubizane. Haleluya, ndafashijwe. Mu bigaragara ntacyo byari ntabyo, nkuko nawe ntacyo ufite, nkuko ureba ugasanga ntacyo, nkuko usigaranya bugafu gake. Ariko Yesu muri ibyo yarebaga nk'ibike, arangije aravuga ngo nibi biturutse mu bushake bw'Imana. Ngarangije arararama ngarashimira. Yesu umwana w'Imana, amafi 2 n'imikati 5. Yesu arashimira, ngarararama arashimira. Ngamaze gushimira Data wo mwijuru aranyurwa kuko Imana yarishimiye uburyo umwana wayo ashimiye yuko bafite amafi 2 kandi bafite imikati 5 gusa, kandi bafite ibihumbi 5 by'abantu, kandi babaze abagore n'abana, batabaza abagore n'abana. Arangije ngo Imana iranezerwa, ngirangije irabifatira irabitubura, abantu bararya baranasagura. Wowe urahembwa, nturarame ngo ushime, ahubwo ukarira ngo Mana nkeneye promotion. Nibyo koko, ariko banza ushimire n'icyo yakoze kuko ntako waragasengeye. Wowe urabona ibihumbi 5, nturarame ngo ushimire Imana yo mwijuru. Wowe urabona miliyoni, nturarame ngo ushimire umwami Imana yo mwijuru. Gatangira ukaboroga, nkeneye flati, nkeneye iPhone, nkeneye ntago byavamo. Banza ushimire. Yesu yarabanza arashimira. Wowe urabona umwenda umwe, ntuwushimire kandi warawusengeye. Wowe urabona inkweto, ntuzishimire. Dukwiriye kuba mu mwanya wo gushimira. Ngo Yesu yafashe imigati 5 afata n'aya mafi 2, ngarangije arararama arashimira. Imana yo mwijuru iranezerwa, ngira bitubura. Niki kitubujije gushimira? Niki kitubujije kunezeza Imana? Niki kitubujije kwishimira Imana? Niki kitubujije gukorera Imana? Niki kitubujije kuvuga Imana neza? Niki kitubujije kunezeza Imana? Niki kitubujije? Abantu turibagiwe aka kanya, twibagiwe gushimira. Nta kintu na kimwe utagomba gushimira, nta kintu na kimwe. Umuntu aguhaye 500, shimira kuko ntiyari itegeko kayaguha. Umuntu aguhaye akazi, shimira Imana kuko ntabwo ari itegeko kaguha akazi. Umuntu aguhaye umwenda, shimira Imana kuko ntiyari itegeko kaguha umwenda. Umuntu aguhaye ibyo kurya, shimira Imana kuko ntiyari itegeko. Ariko abantu turibagiwe. Umuntu akuguriye telefone, shimira Imana kuko ntiyari itegeko. Ariko umutima wanjye urababaye we Mana yo mwijuru. Abantu baribagiwe, bibagiwe gushimira. Abantu bari kuza ku YouTube bashonje bigaragara, nkabona Imana ibagiriye neza, ariko nkabona basubiye inyuma. Bantu b'Imana mube maso, ba diaspora bagenzi banjye mube maso. Ibisambo byaragwiriye ku YouTube, mabandi yaragwiriye ku YouTube, abajura baragwiriye ku YouTube kuko babivuze ukuri ngo hari abakurikiye Yesu n'abakurikiye imigati, hari abakurikiye Yesu n'abakurikiye imigati. Abantu bari kurishira izina ry'umwami wacu, abantu bari kuvuga ngo iravuze itavuze, abantu bari kuvuga ngo irakoze itakoze. Hari igihe muhetse amasezerano y'ibihuri. Nimusenga Imana. Ni gute umukozi w'Imana, umuntu abuze uburere, umuntu abuze umwuka wera, yabura n'uburere, atinyuka akavuga ngo umutikure Yesu wamambwe Golgotha. Hari ibintu bidakwiye. Cyakora yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wita ngo ni umukozi w'Imana, akanwa kavamo ijambo ry'Imana, akanwa ngo Imana ivugiramo ikavuga ngo iravuze ngo nimugarukiraho. Imana ikagaruka ikavuga ngo uzafata umugore wa nyakwigendera, ufate umugore wa Pastor Theogene, ngo umutikure ntabwo ari ribuyu, ngo umuti mbega amagambo akakaye, mbega amagambo akakaye, ngo ninde harya ni Theo. Imana yo mu ijuru wasabye imbabazi, ariko birakwiriye yuko waba wicecekeye kuri YouTube
ukabanza ukajya ku musozi ugasenga Imana ikakugaruramo imbaraga, kuko no mu buzima busanzwe ari amagambo arakakaye kuyakoresha niyo waba utayakoresheje uri umukozi w'Imana. Kuko abantu b'Imana tugomba kugira uko tugenda, abantu b'Imana tugomba kugira uko tuvuga, abantu b'Imana tugomba ese umuntu w'Imana uvuga ngo bareke babire habire inka, umuntu ugifata abantu akavuga ngo ne bareke babire ngo basaze bato. Yesu umwana w'Imana, tuzabamenyera ku mbuto zabo, mube maso. Kandi Imana ntabwo ari bya bindi nivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye. Oya, ubu Imana igomba guhagarara. Umupfapfa ntacyo yabwiriza umuntu utari umupfapfa. Umupfapfa avuga iby'ubupfapfa, umupfapfa nta bwenge. Iri jambo ntabwo ari cyo tukiriho. Reka Imana izagenda itwereka abantu gake gake, izagenda itwereka abantu gake gake. Mbese nk'ubaye amagambo aramutse avuzwe n'umushumba umuyobora, we yabifata ate? Niba uyu muhanuzi yaraje, uyu bavuga ngo umuhanuzi yaraje akavuga ngo ni iki cyatumye ngo umushumba yararangaye, ngo bazamura idarapo ry'abatinganyi, akabitindaho. We yarangaye ate? Ahagera avuga ngo madamu Pastor Asiya ngo bamurambike, ngo ntabwo ari rubuyu, ngo niyemera azamutikure, ngo muhungu wanjye, ngo iyo wabishyize kuri cano yawe uba wazamutse cyane, ngo bakomeza ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko mube maso. Ejo bundi nigishije ijambo mbabwira ngo bigiye kuba expired. Ndavuga ngo niyo waba warubatse YouTube ingana ibihumbi n'ibihumbagiza, ndongera ndababwira ngo niyo waba warubatse itorero rigakomera, mbese ubu ngubu yongwa ibyo yubatse mu myaka. Mutekereza ko muri iyi minsi amaze muri gereza bitasenyutse? Kongera kubisana biragoye. Imana ifite inzira nyinshi igiye gukosoramo abantu, Imana ifite inzira nyinshi igiye guhinduramo abantu, Imana ifite inzira nyinshi igiye kwerekanamo abantu, Imana ifite inzira nyinshi. Uzanga kumvira mwuka wera, kandi uzakorera azaguhemba. Ibintu bya Satani birihuta, mbabwire birihuta. Uzaza utubeshya abadiaspora baguhundagaza amafaranga badafite mwuka wera, kuko nge ntago nagira mwuka wera ngo mbone umuntu hanurira muri kamere, mbone umuntu ugira amahane, umva Imana uzabikora. Biguhire wubake etaje, wubake ya kabiri, ugure vewiti, ugure ya gatatu mu kinyoma ubeshya. Nibijya kuzima bizazima nk'uko bujizima, nibijya kurangira bizarangira nk'uko bujizima, kuko ntago bizabivuye mu bushake bw'Imana. Kandi nta kindi gihembo Satani atanga, akakuzamura, yajya kukuzimya n'akanyundo. Niba uzi yuko uri kubaka inzu ukuye mu buraya, garukiraho, kuko iyo nzu wabona n'inkubi y'umuyaga ije ikayitwara. Satani nuko ahemba. Niba uzi yuko uri gukora amanyanga, ukagura imodoka, ukubaka amazu, uri kurya imfubyi n'abapfakazi, uri kurya amafaranga y'abantu, wibwira ngo urabasarura, ibyo byose uri uwaso Satani. Ariko Satani nta kindi ahemba usibye gukoza isoni, azakwanika gushyira ku karubanda, kandi nta kindi ahemba usibye gusubiza umuntu dawuni. Uzazamuka utera imbere rwose tubibone, wamamare tubibone, ariko uzazima nk'uko bujizima. Ugaruke ku karago, ugaruka hasi ku karago wihane, ugaruke ku karago wihane. Ni ibintu mwagiye mubona, kandi ni ibintu mubonesha amaso. Nutihana umara amazu urimbuke. Ijambo ry'Imana riravuga muri Ezekiyeli ngo nta kabuza abanyabyaha gupfa bazapfa, ngo umwungeri nabuye uri nyiri inama ntizumve, ariko nta kabuza gupfa ko bazapfa. Umwungeri naburi yiri inama ntizumve, ukanga kumwumvira ngo nta kabuza gupfa ko bazapfa. Mana yo mu ijuru ndagushimye, cyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru. Buri muntu wese wumvira ijambo rigira aho rimukura naho rimushyitsa, kandi ribashe kutwagura. Uwari uyobya garuke, kandi uri mu mwanya umukomereza amaboko. Burinde kuyobywa n'aba bantu bari kuvuga izina ryawe, kuko wabidusobanuriye neza ngo abavuga ngo mwami bose siko bazabona ijuru. Uturinde abatuyobya, uturinde abatwiyobagizaho, uduhe mwuka wera wo kumenya no gushishoza. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Niba wishimye ukore subscribe, share na comment, ariko
unyuzwe utanyuzwe rwose ntacyo ukuyemo ntiwirirwe ubikora. Murakoze murakarama, mwari kumwe na Berwa TV. Shalom.